Ibihe byiza rero wowe muntu ukurikira ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane nawe. Niba warakoze subscribe turagushimiye, niba utari wayikora menya ngo uri guhomba, noneho uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5 tubishireho bihite bikugeraho. Rero aho uherereye hose nizere yuko umeze neza cyane kandi ko Imana ikurinze. Niba ubona ibintu bitameze neza turakwihanganisha, turakubwira ngo ihangane, ejo bundi ibintu bizagenda neza cyane, nawe ubashe gushima Imana, nawe umererwe neza cyane. Nta gahora gahanze rero niko baca umugani mu Kinyarwanda, tuza ejo bizagenda neza, ntabwo ari weho waremewe guhora ubabaye. Nizere yuko icyo ngicyo ucyumvise kandi ko wakiriye kukwihanganisha kwacu. Niba nawe rero bimeze neza, nyabuna turakubwira ngo jya wibuka gushima Imana, kubera yuko Imana iba yakugiriye neza cyane cyane kugira ngo nawe ubashe kumererwa neza cyane. Tujye kugukorera ikiganiro cyacu rero cyiza cyane muri aka kanya, ndagira ngo ugikurikirane neza kuko abantu benshi bafite iki kibazo, kandi ni ikibazo giteje inkeke mu ngo zo muri iki gihe z'abantu bashakanye. Nise gutera akabariro byarakunaniye? Gukora imibonano mpuzabitsina uko bikwiriye byaba byarakunaniye? Isuzume urebe ikibazo waba ufite icyo ari cyo. Ese niba ubikora ujya kwishakamo aka kabiri bikanga? Hari ibibazo byinshi rero bishobora gutera icyo kibazo, nibyo ndi kugira ngo tubashe kubirambura tubisobanukirwe, kugira ngo numara kubisobanukirwa umenye ni ikihe kibazo ufite, none numara kumenya ikibazo ufite umenye nuko wakivuza. Ibibazo byose rero bishobora gutera icyo kibazo, ndagira ngo nkubwire yuko dufatanyije twese hamwe icyo kibazo cyakemuka. Ubishizemo ubushake, nanjye nkakuzanira ubumenyi bwanjye bwo kuguha umuti, icyo kibazo cyagenda kigakemuka rwose, ukabasha kumererwa neza cyane. Ese gutera akabariro byarakunaniye? Kurongora byarakunaniye? Ese niba ujya ugerageza ukora uduturu tungahe? Ese ujya kwishakamo aka kabiri bikakunanira? Niba bikunanira se utekereza ko ikibazo cyaba kibitera ari ikihe? Ndi hano rero ku bwanyu kugira ngo dufatikanye icyo kibazo gikemuka. Niba warakoze subscribe rero nyabuna turagushimiye, ako niba utari wayikora menya ngo uri guhomba, uyikandeho kugira ngo tubashe kugendana dukemure icyo kibazo gihari icyo ari cyo. Ingo nyinshi rero, ingo nyinshi zifite iki kibazo, ingo nyinshi zifite iki kibazo cyo kuvuga ngo umugabo gutera akabariro byaranze, ugasanga murapfubya abagore. Waba ugitangira akazi ugahita urangiza, we ibyishimo byawe bikaba birangiriye aho, ariko wibuke ngo umugore yarageze aho abikeneye, yarageze aho ari kuryoherwa, yarageze aho ibyishimo bye abyumva, noneho we urangije urejakira, urasohora, ibyishimo byawe bya nyuma birarangira, we rero agasigara ari kuribwa, agasigara amerewe nabi, ariho hahandi hava gucana inyuma, yakwibonera undi umumara ubwo buryaryate, ugasanga birangiye guciye inyuma, noneho yanamuryohereza, ugasanga umugore wagiye burundu, buri gihe akajya yigendera kubera yuko yabonye abamugereza ku byishimo, abamukirigita neza, abamukorera neza. Ugasanga weho rero icyo gihe uhindutse
uwa nyuma nk'ikote. Nyabuna ndagira ngo nkubwire ngo iki ni cyo gihe cyo kumenya ikibazo waba ufite kugira ngo icyo kibazo gikemurwe neza cyane. Ese ubundi umugore wawe uramuzi? Ese uwo mugore wawe anyurwa no gukorerwa bimeze bite cyangwa se bingana bite? Hari igihe wenda ko kamwe niba nako kagerageza ukagashobora katamunyura wenda bakeneye nka 2 cyangwa 3. Niba uzi yuko ako kamwe katamunyura ukaba uzi ko akeneye 2 cyangwa 3, ako ka kabiri uragashoboye. Ese ujya ugakora bigakunda? Urakagerageza ukabona birakunze? Niba utagashobora, ndagira ngo nkubwire ngo nawe wigire hino tukubwire icyo wakora icyari cyo, sibyo? Ikindi ushobora kuba uri umusore nabwo wenda izo ngeso zigendera muri tubivuge gutyo. Ese uriyizeye ibyo ukora ubona ari byo cyangwa n'ugufinyata? Reka tubyite gufinyata. Ejo n'ejo bundi niwubaka wenda uhura nabo kubera yuko ari abantu basanzwe barahita bigendera nawe ukagenda. Wenda iyo bagusetse uba wumva ntacyo bikubwiye kubera ko abaragenda nawe ukigendera. Ese ejo noneho nugera aho bizaba ari iwawe, naho urumva uzamuta ukigenda cyangwa muzaba muri kumwe noneho bajye baraguseka kandi uranagumana nabo? Ese bizagenda bite? Icyo ni ikibazo. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo urakeneye kumenya ikibazo waba ufite. Ikibazo rero gitera ibyo bintu, icya mbere stress yo mu mutwe ntabwo wayikorana ibyo bintu. Icya kabiri umunaniro bisaba kugira ngo uruhuke, sibyo? Icya gatatu ugomba kumenya hari kuba umubiri wihindurije umeze ko umubiri ukihinduriza ugatangira kunanirwa ibyo bintu, ugatangira kunanirwa gukora ibyo bintu, ugatangira kwanga, sibyo? Ugatangira kwanga. Icya kane rero sasa gishobora gutera ibyo bintu, bashobora kubikuroga. Urumva hari igihe uba wararyamanye n'abantu benshi cyangwa se sinzi uko byagenze, wahura n'umugore akagufatira cyangwa umukobwa kugira ngo utazagira ibyishimo, ujye ubigira ari uko wageze iwe gusa. Cyo muri kucyumva? Icya gatanu rero ushobora kuba urwaye amibe. Icya gatandatu ushobora kuba ufite imisemburo mikeya idatuma ibyo bintu ubishobora. Cyo muri kucyumva? Icya karindwi niba ntibeshe ushobora kuba mu mutwe ufite ibindi bintu uri gutekereza byatuma utajya muri icyo gikorwa ako kanya. Icya munani rero sasa hari n'igihe kigonga abantu benshi cyane, akaba yarahuye n'abantu benshi cyane bakaba baramuryohereje gusumbya uwo mugore we. Urumva noneho yajya kuri wa mugore we akaba ari kwitekerereza wa wundi. Icyo gihe bituma aryoherwa vuba, akarangiza vuba, kandi n'akandi ntikongere kweguka kuko nta santima afitiye uwo bari kumwe. Icyo nticyumvikana, agahita arangiza vuba kandi ntikongere kweguka kubera yuko nta santima afitiye uwo bari kumwe. Niba rero ubona ufite ibyo bibazo, ndagira ngo tukubwire yuko twagufasha, turagufasha rwose bikagenda neza, ugasubira mu nzira nziza uko wahoze, ugakora ibintu ku murongo bikagenda neza, n'urugo rwawe rukabasha kwishima kugira ngo rugere ku byishimo bya nyuma. Niba rero warakoze subscribe turagushimiye, niba utari wayikora yikore. Noneho ikindi ugomba kumenya, nimero yacu ni 0788 47 40 51. Kuri icyo kibazo rero turabafasha, tubitaho, tubaha imiti, tukabarangira nuko mugomba kwitwara, ibintu byose bikajya mu buryo. Iyi ni Ngabo Empire, ibiganiro byacu ntibikagucika.